by'ukuri ujya kureba ugasanga abantu b'abayobozi bacu tuba tunabwira abo mujyi wa Kigali n'abandi bose babishamikiyeho ujya kureba kandi tujye tubivisha ukuri ukabona hari ikintu hari ukuntu babaryoshya umujyi bameze nk'abarimo kwifotoza no kwishakira amanota ku bayobozi aho bakunda kunyura cyane kuko hashobora kubaho ikitwa guhutaza uburenganzira bwa muntu hitwajwe iyi nama ya Chogm rwose reka nkubwire hatabayeho gushyira imbaraga kuri iyo priorite kuwenda ku masita azakira Chogm by'umwihariko ikibazo cy'amazi ndabona cyaza tutamaza pe kuko ikibazo cy'amazi kirakaze muri uyu mujyi ese ubu nyuma ya Chogm ni hari abazatabwa muri yombi kubera nta gihindutse hazahira rimwe pe ngo u Rwanda twarukunze kweri uko nta gihugu turabona kimeze nk'u Rwanda ngo ariko ntibikagere kufungura bibi bike ariko ukishyura umurundo w'amafaranga abantu bakicwa n'inzara bari mu gihugu gifite isuku abantu bakicwa n'inzara bafite amahoteli meza abantu bakicwa n'inzara bari mu gihugu imibare igaragaza ko kwihaza mu biribwa bimeze neza reka twongere kubifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye muri hano mu Rwanda abadukurikiye namwe muri hanze yarwo tubifuriza kugira ibihe byiza ngende Jean de Dieu Karnijabo ndi kumwe na mugenzi wanjye David Marshal David Karame n'amahoro n'amahoro kuri inshuro tugiye kugaruka ku nama ya Chogm Chogm ni nama ibura iminsi mike yango ibe hano mu Rwanda ni nama ihuza ibihugu byahoze bikoronijwe n'Ubwongereza n'ibyasabye kujyamo bitakoronijwe n'Ubwongereza ubwo harimo n'u Rwanda nama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma izabera hano i Kigali ni inama mu minsi yashize nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari muri kongere ya RPF Inkotanyi tariki ya 30 z'uku kwezi kwa kane gushize yabigarutseho avuga ati tugiye kwakira iriya nama turaza gusasa inzobe tureba koko niba ibikorwa remezo abikorera tureba imyiteguro isuku n'umutekano tureba umuriro n'amazi tureba ambuteyage kunze kuba mu gihe cy'inama nk'izi cyangwa se yo mu Rwanda hari umushyitsi kwagurwa kw'imihanda n'ibindi tugiye kureba niba koko u Rwanda kugeza ubu rwiteguye uko urebesheje amaso intekerezo kandi turaza kwagura ibitekerezo turebe ubundi u Rwanda nka leta government u Rwanda nk'abanyarwanda kandi kuko urumva inama nk'izi ngizi uko turibibone turabona ko ari nama utafata agapira ngo nagire icyo tutuzi nka central government gusa ngo na affaire ya leta n'iki byabindi abantu bagiraho bakitandukanya n'ibintu nk'ibyo ngibyo urumva par exemple tubaye nka nijoro mu kiganiro umuntu wo muri Chogm aramutse aje mu nama urabizi ko hari igihe bano bantu baje mu nama mpuzamahanga bajya banakoresha amapikipiki sibyo agatwarwa n'umumotari ku ipikipiki kuko ambuteyage abaye nyinshi akagenda munukira urumva isura bisigira utangira kwinjira ariko nta kibazo aho hose turi buharebe ariko aho ngaho impamvu ntabwo ninjiye mu kiganiro nk'uko bitekereje narishatse gusobanura ukuntu iyi nama mu gusasira ikiganiro ari inama ifite double perspectives ushobora kureba mu buryo bwa government as such no mu buryo bw'umutu bwanjye bwite nibyo turi bubone muri iki kiganiro noneho rero reka David duhere ku kintu cyitwa ibikorwa remezo ibikorwa remezo niba tuvuga ibikorwa remezo internet irimo harimo amazi harimo amashanyarazi harimo imihanda harimo n'ayo mahoteli uretse ko yo turaza kuyinjiramo cyane mu bijyanye no ku hospitality kwakira abantu ngira ngo turaza no kwifashisha kutakira abantu neza bikunze kuyavugwaho yego turaza no kwifashisha inshuro ebyiri umukuru w'igihugu yavuze ku bijyanye n'imirire mu nama cyane ndetse rimwe hari muri 2016 ubwo u Rwanda rwakiraga World Economic Forum hanyuma ejo bundi 2022 muri iyo nama navugaga ya Kongere ya RPF nabwo bigarukaho ariko wakicara ukareba ko umukuru w'igihugu avuga ngo ibiryo muri hoteli ibiryo byakizwa abashyitsi ariko abashinzwe gutegura ibyo bintu tukabona nta numwe wigeze abiryozwa
nabyo turaza kureba impamvu yabyo tunarebe icyo biba bisobanuye. Hari naho mukuru w'igihugu ugeze kuvuga niba ari mu gihe cyo gutaha biriya bigega bya SP nibyo nyine nicyo gihe ngo bashyiraho uturabo n'iki byose turaza kubireba. So urumva duhere ku bikorwa remezo. First of all amazi. Iyi Chogm iraza gutuma hari quartier zimwe na zimwe z'abaturage zishobora kubura amazi kugira ngo ahabwe ibice bimwe na bimwe birimo abashyitsi cyangwa abaturage mu mujyi wa Kigali kuko ariho n'ubundi izabera turakomeza tubona amazi nk'ibisanzwe. Ubundi aho harimo n'ikindi kiganiro cy'impamvu cy'inama nk'izi ngizi zibera muri iyo Kigali gusa nkaho Kigali ari isobanura u Rwanda by'umwihariko ariko ubwo twazabikora ikiganiro kindi kandi ariko reka tugere ku cyo cy'amazi kugira ngo wenda tujye mu mujyi w'ikiganiro neza nuko usanga ugiye no mu bikorwa bya tuzi nka NST1 ibikorwa bijyanye n'imihigo n'ibizagerwaho mu myaka 7 ya manda ya Perezida wa Repubulika turimo muri ubu ngubu usanga ndetse no mu mihigo bikunze kuvugwa na ministeri nibwira ko ari ya infrastructure cyangwa se y'ubukungu Minecofin ikintu kijyanye no gukemura ikibazo cy'amazi cyagaragazwaga ko kizaba kiri hejuru ndetse ya 90 oya ndetse havugaga ko 100% 2024 bizafite amazi nuko hari igihe adatumuna atabayazi twaje mu biganiro nk'ibira ivira tugora cyane kwinjira muri data ariko nabyo zibari ngombwa ariko ntabwo turimo kubeshya kuri kamera bivuze ngo rero twagombye kuba tureba ikibazo cy'amazi tutakirebera muri framework muri window y'intuze ya Chogm aho humvikane neza twagombye kuba tuvuga ikibazo cy'amazi tutarebera muri cadre ya Chogm tukirebera ahubwo mu mihigo ya NST1 urumva tukirebera ariko pardon gato NST1 ni igihugu cyose Chogm zabera muri Kigali Rwanda ruri mu gihugu cyose nase Rwanda ruri Saudi y'intuze ruri muri Mombasa impamvu ntashaka ko tubigira mu gihugu hose nuko mu mujyi wa Kigali abantu bo ku Gisozi n'ubushize nabivuze mu kiganiro bamaze ibyumweru 2 cyangwa icyumweru kimwe nta mazi bafite none ukibaza ku ruhande rumuti niba abantu bashobora kumara icyo cyumweru nta mazi bafite hanyuma wowe waragiye gukora umuhanda Nyabugogo hariya ubizi ko mu gukora umuhanda hari ibikorwa remezo bimwe na bimwe ugomba kubushyize ku ruhande kugira ngo ubuzima bukomeze yego hanyuma tukibaza tuti muri Chogm noneho bwo bihatse iki kubera priorite ya Chogm ibyo rero no kubisubiza ntago byangora niyo mpamvu nashatse giyewe no kwibanda ku cyakabaye gikemura ikibazo burundu kurusha ko twarebana ku Chogm gusa ariko wenda kuko turi ku Chogm reka tuyivugeho kuba bamwe bashobora kubona priorite ku mazi igihe ntacyo byantwara cyane ko mu muco n'umushyitsi akurisha imbuto ikindi uzi neza yuko turi mu bikorwa remezo ariko turi ku mazi by'umwihariko mu gihe cy'inama nk'izi zikomeye za Chogm uziko hari n'abantu bareka ibikorwa byabo basukubereka ko mutera babishyira ku ruhande kugira ngo bikoreshwe na Chogm ari amazu abamodokari meza ntago ari ku buntu ni ku mafaranga n'iki byose so ibyo byo rero nta nubwo byazana umwuka mubi cyangwa se n'imitekerereze idahamye kuri ubwo buryo ahubwo wenda nayo mahirwe abonetse nayo mazi akaboneka kuko muri iyo Chogm urumva ku buryo nk'uko wabonye abantu bakoze amasiganwa y'amagare mu misirize bagiye bitotombera amahoteli kutabafasha neza turi bubigereho oya n'isuku nkeya oya nta suku nkeya baho umwanda ahubwo tujye amazina yayo tujye Dusase Inzobe nabonye ibinyenzi byari biri harya ni hoteli tuyihorere kuko barabahari RDB yarabahari bashobora kuba rero barabikosoye tutabicira isoko bityo rero hanyuma icy'amazi rwose reka nkubwire hatabayeho gushyira imbaraga kuri iyo priorite wenda ku masita azakira Chogm mu by'umwihariko ikibazo cy'amazi ndabona cyaza tutamaza pe kuko ikibazo cy'amazi kirakaze muri uyu mujyi kandi ujya kureba ugasanga turi mu bihugu bifite amazi menshi ubundi Rwanda mu biyaga bigari kumenya kuyakoresha ni ikindi kumenya kuyamanaginga ni ikibazo rero tukavuga ngo kuko ntabwo u Rwanda rwa kabiri ruri mu bihugu bibura amazi ni Nyabugogo iri gutemba Nyabugogo ubwayo n'amazi urumva ariko hari ibintu biba bitangaje ndibuka ntabwo nyambyibagirwa sinzi bari babyumva mu biganiro dukora gukorana nigeze kugira Bugesera igihe kimwe ngiye mu makuru ariko ku munyamakuru ijuru ry'umunyamakuru hari muri za 2018 ugiye ureba kibuka reba n'ikindi ariko umugabo mwambwira imihigo ngo y'uruganda rimo kubaka Bugesera bw'igitangaza ngo ushobora wambutse iki kiraro sinjya mpamenya ngo ushobora ni hano neza mu Karumuna
hafi hariya iyi wambutse kino kiraro ariko ngira ngo rwatangiye no gukorwa oya ariko harimo mbwira uruganda rutanze amazi twanasagurira Kongo akajya nameneka muri Atlantique agasaguka oya amfete nuko rimwe n'rimwe bavuga ibintu tukabiseka kandi binababaje n'icyo cy'amazi kuba tubura twibaza ku mazi iminota amazi dutwaye urumva n'amazi igihugu kiba gifite n'iki byose ariko by'ukuri reka twifuriza abantu bo muri Chogm yuko bayitegura n'abazayizamo yuko ikintu cy'amazi rwose kitazadutamaza kuko nituvuga ku kibazo cy'amazi nayo yasuku irazamo amazi mu tuwarete amazi mu madushe amazi no kuri wa mumotari uzaba yamesha imyenda nanjye nunze muri ryawe wenda David ariko ibi bintu ntibikagarukire gusa ku kwiyereka abanyamahanga nicyo wavugaga nicyo nashatse guteraho ikiganiro usanga twatwinjiye mu kindi ariko ntibikagarukire ku kwiyereka abanyamahanga kuko muri ntuza ujya gutera uburezi arabwibanza bakabaye dusagurira Chogm aho kugira ngo Chogm dusagurire kuko urumva ubusanzwe ugiye no kurana ibikorwa remezo gusa u Rwanda rumaze kugira ibikorwa remezo bihambaye turaza kubigeraho ku buryo wenda usanga nk'ibizakira Chogm ubusanzwe ntacyo wagaragaza ko cyateguriye Chogm by'umwihariko ubundi kandi ubusanzwe bijya bibaho yuko inama oya hari byateguriye Chogm by'umwihariko reba nko kwagura imihanda kimwe mu bintu byateguriye Chogm byanze ndavuga nk'amahoteli n'amazu yo kwakira inama nta mwihariko uri muri Chogm bigaragaza ko leta yashyize imbere yashyize amafaranga menshi muri ibi bintu mu gihe ugiye kureba nk'inzu ujya kure nka village Urugwiro ubwayo amateka yayo ni inama imwe yigeze kubera nyine mu Rwanda irusigira village Urugwiro ikorerwamo na presidence ubu ngubu iyo ugiye muri Kongo usanga village Urugwiro ariko abantu bamwe ntibajya bamenya ko yari hoteli ntago abantu bajya babimenya nyine kubera ko wenda barabimenya na za DRC bona ko inama francophonie igeze kuhabera basigiye amazu n'ibikorwa remezo bikomeye cyane n'ahandi ibyo ni ibintu bisanzwe na Uganda Munyonyo Spec Hotel na resort nayo bayisigiye na Chogm yigeze kubera muri Uganda ibintu nk'ibyo ngibyo icyamazi tugisoreza icyamazi rero icyo twagisorezaho nako kantu uvuze mu kanya tuzanagarukaho mu by'ubutaha by'uko byakabaye byiza ko igihugu giprofita iyo occasion ntibigiye mu mihanda gusa urumva hakagira no kuntu nyine nk'izo ngamba zateguriwe ko Chogm z'amazi zisigara zitari ingamba z'igihe gitoya zikaza ari ingamba z'igihe kirambye n'umuturage agahita yinjiramo nibwo buryo abantu bashugurika oya ni nabwo buryo umuturage amenya ko akamaro kwakira ya Chogm hari icyo byamusigiye biri no mu nyungu ze kurusha ko azavuga ati Chogm iraje rega uzongera gukaraba hari n'abantu bafite ubwoba bari kuvuga bati ubu none Chogm bwije umuntu azajya atangira kujya ku kazi saa 12 agereyo saa 4 kubera ko imubyigano n'umuvundo w'imodoka ni reka tujye ku muriro w'amashanyarazi icyamazi mpamvu tutakivuga kanya kiraza kugera kigaruka no mu masuku nta kibazo kiragenda kigaruka cyo umuriro w'amashanyarazi rero umuriro w'amashanyarazi by'ukuri ugiye kureba nko mu myaka 8 presque 10 itambutse ntabwo umuntu yaracyumva ahantu kupire y'amashanyarazi ahantu havuga utugenerator buri kanya ku masaro hose ibintu nk'ibyo ariko ntabwo nakurikiranye by'umwihariko kirekare bari amakuru ufite kundusha impamvu shortage y'amashanyarazi irimo kugaruka cyane muri amashanyarazi rero kimwe mu bintu bizagora abantu ni éclairage public nicyo ntekereza cyane éclairage public iri mu bibazo bikomeye cyane muri uyu mujyi nubwo umujyi ugenda ushyiramo imbaraga mu by'ukuri mu kumurikira imihanda ariko kandi bikanavugwa ko n'umujyi wa Kigali ni imihanda ibyo bita RN cyangwa route nationale bivugwa ko hariho gahunda yo kuyimurikira nkuko byigeze kwemezwa n'inama y'Abaminisitiri hashize imyaka nk'itanu iyo nama iyo narayumvise iyo nama y'Abaminisitiri nkizojya kuba ngo barayitabiriye ariko ubona yuko nitabiriye kumva itangazo ryayo kuri radio ubundi imihanda y'i Kigali éclairage public rwose umujyi wa Kigali ubishyiremo imbaraga kuko burya nta n'izihari rwose reka ngurugero kanije suzi ko abantu bavuga ko ngo abantu b'Inyamirambo bakunda kurata Nyamirambo n'iki niba buri hari agace kamwe kagize icyo abantu bita Nyamirambo nubwo Nyamirambo ari umurenge by'umwihariko ariko Nyamirambo burya inakomatanya imirenge itandukanye kuko n'uri Rwanda utavuga ko ari Nyamirambo uri Nyakabanda hafi ko ari Nyamirambo uri Nyarugenge hose nka Biryogo ndetse na Gitega yo hafi ko ari Nyamirambo ariko uzi ko ari nk'umurenge umwe mu mirenge minini Nyarugenge ugira umuhanda w'éclairage umwe umurenge wa Rwezamenyo no kuvuga ngo Rwezamenyo isa nk'itagira éclairage nimwe
none umurenge wose wambwira ko hari habe éclairage kireka gatara nk'amatara atarenze nk'icumi cyangwa 5 haryo ubwo narayabaze genda amenyo beza amenyo uhera kuri umuhanda kwa mutwe uko amagara azamuka urimo kureba uyu muhanda uva ku kiraro hasi w'amabuye ukazamuka wazamuka ugahita usa nk'usubira kuri stade ntuyigereho ugahita ukata tapi ukamanuka ugeza Kimisagara ugeze kuri green corner ubu winjiye mu Nyakabanda nta éclairage iba hagati nta nimwe kuri police nta éclairage haba kwa Guinness nta éclairage haba ku isoko rya Nyinambere nta éclairage haba urumva muri quartier isa nk'ari chic samuhawe urugurano hari akagega kanuze hepfo nta éclairage haba none nuza muri Rweza amenye bisa amatimba hagati nta éclairage n'imi haba ni hano uri kuvuga ari imihanda mishyashya so ukavuga uti rero niba hano bose ntibya biterwa nuko oya imishyashya iza muri side y'icyo abantu bakwita Nyarugenge na Rwampara ahakozwe n'umushinga ntago ari hariya mvuga garuka muri side ya polisi za club la fiche nta republique n'imihari cyo muri ibyo bicugana ku isoko zero public right urimo kureba nta n'imihari so ukavuga iyo ni case study abantu babereka abantu yuko kandi ari n'amakaritsiye iyo ushaka kuryoshya Nyamirambo uzasangamo ibintu biryoheye oya n'aba bantu bazitabira Chogm bazagira n'amatsiko yo kuzenguruka uduce dutandukanye rero abantu mu mujyi wa Kigali mudukurikiye Primo Media TV muri aka kanya rwose tukajya tubabwire mushyira imbaraga mu kintu cyo gushyira éclairage ku mihanda kubera yuko uko byagenda kose ntabwo abantu bazaza cyangwa n'iminefura yaba minefura mu mujyi wa Kigali bose bashoboye mu bufatanye bwabo ntabwo abantu bazaza Kigali ngo bajye bagendana mu mwijima kamene hari ibikorwa rero bano guhasigaye ukwezi n'iminsi ngahe ngira ngo countdown ya Chogm twatangira kubivugaho ubu ngubu buri minsi mikeya hari ibintu bikwiye gushyirwamo imbaraga nka éclairage rwose éclairage yo tukiriho bo éclairage hari n'ikintu we madame Patricia yasobanuye ejo bundi ari kuri RBA yaravuze ngo mu masangano y'imihanda sinzi nibuze hano mu mujyi hano mu masangano y'imihanda mu mujyi rwagati babonye ibintu bimeze nk'amatara hejuru baje ariko nabonye isangano rikuru ntabwo nzi ko harandi bashyizemo ni rimwe gusa hari n'andi matara bashyize muri za free zone ni imwe ariko nayo izindi nta kintu kirimo yaba iremera nta matara arimo hariya meza harya na Sonatube ngira ngo ntayo urumva so ntekereza ko hari barimo barateganya naho kubihashyira ariko umenye ko tukiri ku ariko biriya no kuryoshya umujyi mu masangano y'imihanda ariko utaratekereza za Rwezamenyo David yavugaga ikihutirwa niba ari ukuryoshya umujyi kuri yakurenza uko uriya se n'uwo mujyi gusa uriya ntago ari uwo mujyi gusa nicyo kibazo nyine uriya ntago ari uwo mujyi gusa kandi rero by'ukuri ujya kureba ugasanga abantu b'abayobozi bacu tuba tunabwira abo mujyi wa Kigali n'abandi bose babishamikiyeho ujya kureba kandi tujye tubivugisha ukuri ukabona hari ikintu hari ukuntu babaryoshya umujyi bameze nk'abarimo kwifotoza no kwishakira amanota ku bayobozi aho bakunda kunyura cyane voilà ahubwo ako kantu rakanyibukije iyi mihanda umukuru w'igihugu anyuramo za RN bavuga ntigibura éclairage ni itara ripfuye umva nta masegonda cyangwa iminota yawe oya banongeyeho nandi yo ku mpande mu bihuru yego which is good ibyo ntabwo tubikritika rero ariko nyuze mu kanya kuri Yamaha mbona na ya Feruje irimo gukora ubu ngubu urumva buriya wasanga barabwiye bati President Republika agiye kuzahanyura n'urugero bakaba bibutse kuyikora mbonye nimo gukora ariko amacuri ntago irakora neza irimo kwaka imihondo gusa ariko byumvikana ko ubwo yongeye kwaka buriya wenda izatungana ubwo buriya ariko kandi iyo uza gusanga ngo nese iriya Feruje ko yagize ikibazo ikaba yari imaze amezi nka 6 cyangwa 5 uribwira ko iyo kuri péage bishoboka kuko bazi ko hanyura high figures urumva ntago iyo kuri péage iri ishobora gupfa ariko biranakwiye ko abayobozi batazajya bakora ngo nuko ngo ari ibintu bimeze gute na gute tukiri kuri izo ngingo rero tukiri kuri iyo ngingo hashobora ko abayobozi batekereza ko nyine iyo Chogm kubera ko tubona ko hazaba ari abayobozi bakomeye bakita kuri airport road urumva n'indi mihanda ishamikiyeho aya ma RN atambuka Kigali urumva ariko ntibamenye ko abantu bazajya basoza inama bakajya kubyina cyane bagasoza inama hari n'ushobora akajya muri karitsiye akareba ku specialite yaho capati zaho cyayi muri kafrizo kandi yagera mu biryo nyine akahakura n'inshuti akavuga atari ko se ubundi ahubwo yagera mu biryo akahakura n'inkuru kuko hazari n'abanyamakuru mpuzamahanga benshi cyane bazabaje kureba akura inkuru yo kumenya ngo turebe yasuko bajya batubwira turebe ya éclairage public ya Rwezamenyo urumva ntabwo tayari zababaye nyinshi moto si ngombwa avuga ati rero sasa turamanuka bahita kwa mutwe niho ujye ubona amagara anyura muri Tour du Rwanda ari bamuratira igihugu habe hahiriye icyayi bamukatishe niki abona umwijima n'umwijima
turaza kugera ku mutekano za gapapu zaba ari abantu urumva ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero tunyarukire wa mugani ku mutekano n'ubundi twahajya ariko tukiri kuri éclairage no ku bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi nuva rwose rege yo wumve irabizi iri n'amaso kuri iyo ngingo ariko éclairage ni nkeya muri Kigali muri rusange. Imihanda ikorwa n'ishyirweho éclairage rwose kugira ngo bye kumera nkaho ntiharobanurwe imihanda runaka kuko uzaza ntago uzamubwira ngo nyura muri uyu ni uretse. Uziko nk'iriya mihanda y'Inyamirambo yo kuri Rafiki urimo kuvuga twayihawe mu gihe na Perezida wa Repubulika mu gihe cy'amatora atambutse. Urabuze imyaka ishize ari ngagiye gushira 7-6 urumva. Kandi nuko abantu tutabivugisha ukuri mwe bavuga ngo ntabwo dufite amakuru bije yo gushyira éclairage kuri imihanda bayasohotse. Nuko tutari abacamanza. Ahubwo wajya baza abantu ati ese amarigore bimeze bite? Amarigore ni sawa urumva ariko buryo ugiye ubaza ukavuga uti ki imihanda barakozwe yaba yo mu mujyi yateganyijwe éclairage bayagiye batangira kukuringana nyine bakavuga urabona kumbe buriya byagenze no kundi tutazi. Umwana avuga ko amafaranga amwe yabanagerejwe ntawo yababeshye. Ese ubu nyuma ya Chogm ni arabazatabwa muri yombi kubera nta gihindutse hazahira rimwe pe. Ubwo rero barusahurira mu nduru bavuga ngo gapfa kaburi ndi impongo. Ubwo rero nyaboneka mu nshingano zawe hagararamo neza kuko nyuma ya Chogm bishobora kuzaba nyaboneka kanisha imihanda iminota irimo kugenda tutaza umutekano. Ibiryo reka tubanze turebe inshuro ebyiri zombi umukuru w'igihugu yabivuzeho bijyanye no kwakira abantu bakicwa n'inzara bari mu gihugu gifite isuku, abantu bakicwa n'inzara bafite amahoteli meza, abantu bakicwa n'inzara bari mu gihugu imibare igaragaza ko kwihaza mu biribwa bimeze neza. Reka kuhanga bw'ibyuma dushyireho izo speech z'umukuru w'igihugu twahoze tuvuga mu kiganiro dutangira hanyuma turagaruka mu kanya. Ibintu byose mu Rwanda ni byiza baranezerewe pe ariko hari ikintu kimwe ntabwo barya ngo bahage. Ndababarira amakuru mukwiye kuba muyazi ariko impamvu nayimenye niyo ngiyo. Ibintu biturutse hanze ntabwo ari ibiturutse hanze gusa buriya haba hajemo n'imico ya hanze nyine. Ukajya mu hoteli ukicara ukajya gusaba ibyo kurya bakazana isahane ingana itya bagashyiraho akantu kamwe iruhande bagashyiraho akarabyo n'ibyo warangiza ukishyura ugahaguruka ukagenda. Ese iyo mico rwose nyine nabimenyeho bituruka naho ngaho. Abandi bahandi nyine barafungura bagakora ntushobora gukora nko kwatsa imoteri ariko utayishyizemo esanse irakora se? Ubu rero namwe mugomba kuba ari uko bareba babona ko mugomba kuba muri inyanda n'abantu bazana akantu kamwe bagashyiraho akarabyo iruhande gusa bakabigira byiza ugatahira ibyo ubu uri buva hasi ugakora iki? Icyo nicyo barakineza. Ariko ubu gituma mbivuga ni iki mbibabwira mugende mu bikosore. Umuntu yakuneza ikintu wakibonye ukamenya kikosore witegereza ko azagaruka kongera kandi turashaka abashyitsi, turashaka abantu baza hano aya manama yose azajya abera hano ntabwo bazagera bavuga batari ko turayatwara y'iki ahantu ujyayo ugira icyo ubona. Baza bakakuzanira rero noneho ibintu ubusa ariko bubi, akakuzanira ku isahani bakakuzanira ubusa ariko nabyo
erega ibi mbabwira ndabibabwira kuko hari inama twigeze kugira hano nayo yazanye abantu benshi muri aba ba minisitiri bari aho bari baherekeje bagenzi babo na za delegationiz zirimo aba perezida babagejeje ku airport bataha delegationiz nk'ebyiri eshatu zitandukanye zigenda zibwira abari babaherekeje ariko ngo u Rwanda twarukunze kweri uzi ko nta gihugu turabona kimeze nk'u Rwanda ngo ariko ntibikagere kugufungura babibwiye aba minisitiri bamwe bari aha ntibikagere kugufungura bibi bike ariko ukishyura umurundo w'amafaranga ndababwira ibyavuzwe n'abari baje mu gihugu hano abo ba minisitiri barabizi ariko hari aho mwari mwumva bashoje intambara bagira ngo bikemuke ni hehe mwari mwumve rimwe na rimwe n'aba bashinzwe ibya tourism ba RDB n'abandi keretse iyo nabahamagaye nabyumvise nk'ibyo nkarwana nabo ariko bakagira batya uwo munsi cyangwa ukurikiye hanyuma ariko icyumweru gikurikira uruviri rugashiramo. David Perezida wa Repubulika ati mutegura uturabo ku isahani ariko tuba tutatse neza sha uzi ko n'abashyiraho umutima iriya nama ya 2016 n'abashyiraho umutima ya World Economic Forum nari nyirimo ntabwo umutangabuhamya bw'ibyabibayemo muri ibyo biryo nge ntacyo byari bintwaye ahubwo isura abagize ko nge nta cyantunguye ko indabo ku masahani zo nari maze kuzimenyera mu nama ntitabiraga nge nari nzi ko ari nayo ntuza ari nayo harya bayita gute ari nayo ari nawo umukesera muderi nari nzi ko ari nawo muderi muri hoteli agashaka byihorera ari igihe kimwe nageze gukorera mu gace bita Rwempasha mu gace ka Nyagatare icyo gihe twubakagaho imidugudu nyine itandukanye muri uwo murenge ariko mu mwaka cyangwa 3-2 nka nahamaze nagiye mbona ibintu byinshi impamvu muzanyira urugero no kugira ngo turwifashishe mu buryo cyo gusobanurira abantu ko iki kibazo kinaremereye buriya niba biri no umuco wacu ukwiye guhinduka kuko no mukuru w'igihugu amaze kutubwira nkuko kana kabivuga inshuro zitandukanye mu kiringo distance y'imyaka igeze hafi kuri 5-6 urumva n'ubundi hakaba hakiriho gustakinga ikintu kimeze nko gutsimbana no gutsetiranya gukemura icyo kibazo usanga kitoroshye uzi ko abantu mu gace kamwe ka Uganda batari Uganda yose nk'iyo bagiye mu maziko gushyingura kugira gute nigeze kujya ahantu igihe kimwe nyine mu bagize ibyago mbeka banga gutwara umuntu bati none se birabimasa birakora iki bati tuzamushyingura tumaze kubirya nta bikino bagira noneho mu muco wa Uganda buri kuna bamwe n'abana beza kuza kugusura bo bagutegeka ibyo uzabagaburira nuko bizaba bingana n'iki byose kandi wibeshye hakabura ibiburaho bahita bikubwira aho bakavuga ati rero n'ubundi urugendo rwacu rwapfuye ubusa byarukaga ariko tutari no kuza urumva ibyo mudukoreye si ibintu muri abashonje muri abanyenzara imiryango yacu cyo kuzizabaremera ariko urumva noneho yego ukibaza ese umuco w'inzara kwishonjesha kurya ubusa uturabyo ni iki waje kwaduka gute mu Rwanda se kandi ko perezida nubona ko umuntu ufite agatayi gafinyoye ari we bavuga ngo nkako kawe oya njewe se nge nuko nagize ikibazo cyo cyangwa neza nk'akatawuti Dave ubona ko mu Rwanda niyo bagiye gutora muri ya marushanwa ministeri yerutse guhagarika niyo bagiye gutora bareba
uzana muri Chogm abantu baje mu nama bazagendera kuri principe z'igihugu cyawe cyangwa nicyo aha rero nuko emiterio intuza izi hoteli z'inyenyeri 5 ni hoteli ubundi biba bisobanuye ko ziri multicultural voilà ziri multicultural z'imico itandukanye kubera ko hazazamo umunya Sudan akeneye ibiryo byaho akeneye umugati umeze gute yego sinzi ahantu nigize njya hanze baduha ibiryo mbiriye numva n'ibishyimbo birimo isukari bayishyizemo isukari kandi ngewe ntago urobizi mu Rwanda twebwe dushyiramo umunyu ubwo rero ariko biba ari ngombwa ko muri iyi hoteli inyenyeri 5 haba harimo ibyo birimo umunyu n'ibirimo isukari kubera ko ntabwo uzi ugomba kugira amakwizine yose bakaba urana mu Rwanda bakoze urutonde bakavuga bati Chogm birenga 55 urumva kuko nta nubwo binagoye rega kuko buri ibyo kurya umurundi yarya n'umunyarwanda yabirya yego mutize n'iki akenshi n'umugande yabirya no mu karere usanga ari ibiryo duhuriyeho ariko iyo wabutse gutya kuko niba perezida wa repubulika no kuvuga kutajya abantu bahage bijute bamere neza ushobora gusanga rino question yuko amahoteli yacu adategura ibintu muri dimension turimo kuvuga haruguru ari ikibazo erega ntabwo tukiri muri hoteli gusa na bya za cappuccino no mu byo bakora urumva biteguye ko umuntu wo muri Jamaica naza azagira ikintu abona ariko nta bindi bintu arengejeho nk'ibyo muri Jamaica urumva ntabwo mbese ibyo muri Jamaica uratse kuvuga mbi ariko mu biryo gashobora no kubihabona ibyo muri Jamaica yana byasanzwe agahira icyarimwe ako David mubi kabisa ntabwo ndi mubi ahubwo kukubwira ngo in fact gutegura inama ese cyacyayi cyo mu biryo cya kirimo ibyo bintu byo muri Jamaica nta birimo rwose ariko ko amakuru ansumira avuga ko wowe ujye ubinywa biriya byahise niyo baduha ubuhamya urumva ni ukukubwira iki rero ni ukukubwira ngo uko byagenda kose mu gihe cyo gutegura izi nama ntabwo mu makuru duhabwa ibikorwa remezo turi bunajyeho nyirizina nk'imihanda ntabwo muri ubu buryo buri critique urumva kuko muri critique mu buryo mpuzamico hazamo n'imirire yego uze kunyibutsa none tukiri kuri ino ngingo tuvuye ku biryo tujye no ku ndimi kuko kuzaho gutega no ngo mwiriwe mwaramutse ngo sawa ngo rwose urabwira umuntu sawa muri Ghana urabwira umuntu abantu ushaka no gusanga sawa mu rurimi rwabo hari ikindi bisobanura usanga nututse umuntu utarubizi ukavuga twabatekeye umuvumo ariko David reka twe kubivuga na brag ntago ari brag ariko ibiryo ni ikibazo ibiryo ni ikintu cy'ingenzi utariye se kandi nukurya inshuro nyinshi kandi ibiryo ntago turi bubirebere muri 5 stars gusa muri izi hoteli z'inyenyeri 5 kuko nawe mucoma uri hano ku muhanda ku gisimenti nawe capati ari umuntu ukora capati mwita gute umucapateri nawe capati mujye barakuza uza ku ikosa urumva nawe utegura icyo cyayi iyo cappuccino nawe utegura iyo skol cyangwa iki nyabuneka gerageza kugira ngo ntaba ari wowe nashaka bari we ariko abikore neza oya ntaba ari utanga isura mbi voilà yego ntaba ari we mbega umuntu avuga ati ntaba ari ngiye kuko gukomeza gucungira inama nk'ingi ngo minister ngo yazaba byitwayemo gute ngese ngo meya w'umujyi ngazitugitwaramo gute turi ku matara we gusa ukumva ko niba na government gusaba gushyira itara ku gipangu mu gihe itarashinga iyo poto ukumva ko bitakureba ntabwo dushobora kubaho muri ubu buryo ngo tujye tuvuga ngo twakira inama kandi amafaranga yo yaje ntagaze mu mufuka leta gusa leta binavuga ati namwe mukingura imiryango ko na mucoma azamugeraho hari ikindi ikintu cyitwa abikorera perezida wa repubulika ejo bundi yabavuzeho gato reka turebe nk'amasegonda 10 ku buhanga bw'ibyuma badufashe wumva ukuntu abikorera bumvise ko aribo bikorera badakorera sinzi niba uri kubyumva bumvise ko ibyo bakora bibareba bonyine abikorera bahindutse abikorera ku giti cyabo bwite bakabyumva nabi ariko inyarwanda ariko ubundi ntabwo ugezwa mu nteko y'ikinyarwanda bazahindure n'amagambo akoreshwa n'ibiboneza mvugo birimo gukoreshwa muri iki gihe mu nteko y'ururimi ubundi abantu bikorera bati ko bakorera abaturage bose sinzi umusore twe tujyana bikora ku giti cyabo bikora ku giti cyabo bafunga iduka kugira ngo niba bafunga restaurant ajye kurya wenyine abikorera bacu nabo bagiriye intege nkeya kwikorera babifashe literally bivuze ngo kwikorera ni nko kwireba gusa wowe ku giti cyawe ngira ngo kwikorera ubundi byashaka kuvuga ni abikorera ni private sector
yes private sector ubundi abantu barakora urikorera nyine kuko niwe inyungu zigeraho ariko burya inyungu ziboneka kubera ko hari ibyo wagejeje ku bandi iyo yari byinshi nibwo wunguka abikorera bacu rero ntimugafate inyungu ntoya ku giti cyawe gusa ibindi by'uko hari wabitubura cyangwa wabigeza ku bandi bantu ngo bibungukire nabo ukagarukiraho rero iki kintu cy'abikorera nacyo wumvise uko umukuru w'igihugu akivuze ati mwumvise ko mwikorera ati murikorera pe mufatiraho wumvise ko avuze ati ni private sector mu kinyarwanda nuko hari dushobora kuba twaragize kubihindura mu kinyarwanda wenda niho navuga ijambo nkene niho navuze hakukeneye gushyirwa imbaraga kuko uzi ko ibintu byose amafilozofi yose ahera mu majambo nk'ayo ngayo yes ijambo niyo mpamvu zikorera mfungurira igihe nshakiye nkafungura saa 3 mfunga saa 2 urumva kandi nta mukiriya mwagiye inama ko ari buzayo masaha kari buzayo masaha mu gitondo nagiye kureba umuntu uri bunyogoshe none arambira ngo ndacyaryamye ngo abakiriya barabuze none se shaka ngo utegereze aha ngaha kandi nanjye ndi umukiriya urumva mpita mfata ipikipiki njya hehe kwiyogoshesha ahandi ibaze kujya kwiyogoshesha ubanje gufata ipikipiki by'ubwabyo biraguhombeje guhamagara by'ubwabyo biraguhombeje binahombeje uriya wari kukogosha binahombeje nyirinzu akodesha urumva umuntu umwe ashobora kugira ingaruka mbi kuri sako ariko warangiza ukarira ukagira gute ugatakamba uti rwose ibi nibi bo niba ko ku gihugu kihagije mu biribwa n'ingano y'ibiryo igaragare kuko hari ahantu uzagenda usanga sinzi abatipe baje gukinira niyo ari abanyamarawi ukabona ari bisore birebire nigize mbaza umuntu wo muri Marawi arambwira ati hano umukinnyi wacu umwe ashobora kurya dendo akayimara none handi dendo bayigabanyije abantu batandatu twebwe mu Rwanda iriye n'akaguru k'inkoko uvuga uti so ariko kandi tukira aha ngaha kugira ngo wenda ku kibiryo cyanavuzeho cyane umukuru w'igihugu tutanagitindaho ariko no kugitindaho ntabwo ari ikibazo tunareba ngo ibi perezida bavuga natwe tuvuga nk'abanyamakuru bikwiye kuva mu muco wacu gutura usaba serivisi barakuguha serivisi idahagije kandi bajya gushyira ibiciro by'amafaranga mutigeze mujya inama wabahaye icyo bashaka nibaguhe nayo ibyo ushaka urumva ndetse hari n'abanyarwanda nakwita ngo nimbita imfura ntugira ngo n'ubundi bupfura bundi hari umuntu ujya muri resitora ukumva arimo kubwira umuseriveri ati maze ushyireho dukeya ushyireho gutya na gutya dukeya urumva ubundi umuco uranahari nk'uko umuntu avuga ati sinkeneye byinshi birahari anyways isuku n'umutekano tujye ku isuku n'umutekano nakunze akantu wahereyeho kitwa motari hari igihe umumotari agutwara wana ukabona ari moto ngewe njya nkubona iyo ugiye gutega moto cyane burya mande abantu uza ureba isuku ukareba kasike ukareba moto yogeje ukareba plaque yayo ukareba niba ari sohotse vuba cyangwa igize ite ndayicekinga iyo abantu bose bameraga nkaho umenye hari moto nk'ibihumbi bingahe zahita zikurwa mu mujyi wa Kigali attention ariko buriya utibwira yuko hatari iziba ziwikuramo gahoro kuko niba hari abantu igihumbi ku bantu 8 batega moto ku munsi ya 25 batega moto batekereza gutyo ko ntabuzi ko ntabwo ndi giyenyine so urumva ko ushobora no kutava mu muhanda ariko umusaruro winjiza no kuba ntabwo uhagije bitewe n'imbaraga utashyira mu isuku utabizi wowe ese David izi mubazi zaziye Chogm cyangwa ntabwo izi mubazi zaziye Chogm zaziye n'ubundi ko zari no kuza niyo Chogm itanabaho kuko izi mubazi ndibuka ko tunazikozeho inkuru nubwo icyo gihe ntabwo ni publishing zari niba kugihe.com hashize imyaka afite nk'itanu 6 iyi afere mu buzima zigiye kirekire cyane za 2018 afere mu baziriyo so urumva Chogm yitatekerezwa cyane ngira ngo so no kuvuga ngo rero ntabwo zaziye Chogm ariko ahubwo zishobora kuba nka innovation urumva nko muri kuko no Chogm yiga kuri seri nyinshi z'ibintu n'amavariyete y'ibintu bitandukanye muri cadre y'ikoranabuhanga ushobora kuzasanga ari nk'akantu wenda bazaza muri Chogm systeme de transport yacu bazasiga barebye bakavuga bati ba bantu gutya na gutya ibintu binini hanyuma isuku ntigarukire kuri motari gusa motari turebye kuri moto motari niba nuko ari bumwe wenda twahereyeho tutarebye no turaza no kureba n'inzu ubustani byose turabirebaho turebe ko uko amazu atatse turebe ko imihanda izatakwa uzi nk'ubu ngubu iyo umujyi wa Kigali uza gukora agashya ugataka
nkuko ujya utakira bonane ugataka uno mujyi ugatakira ntuze ntabwo tuzi ko bazabikora ariko n'igitekerezo kitaba ari kibi nacyo. Nabonye imodoka yanditseho ngo Chogm niba ari ngo isuku n'umutekano, imodoka ishinzwe ibintu bya Chogm bagenda bazenguruka. Ubwo rero mu buryo tukiri ku isuku umutekano turongera mu kanya. Isuku ubundi iba mu buryo bubiri, nk'abantu bazi ibintu bya santé, hygiène et santé hygiène et santé publique. No kuvuga ngo isuku igira uburyo bw'isuku technique. Yego. Isuku no kuvuga scientifique technique, isuku ishobora kugirira abantu ubuzima bw'abantu akamaro. Ariko nko mu mujyi nk'abanyamujyi, nk'umujyi uzakira inama nk'iyi ngiyi, hagomba kubona isuku yo bita isuku esthétique mu ndimi z'amahanga nk'icyongereza, dore ko turi no muri Chogm ijyanye n'icyongereza babyita beautification. Urumva guhindura umujyi beauty, urumva. Sasa aho niho twavuga ngo rero reka izi suku tuzigabanye ibice bibiri, mu kuzivugaho tujye tuvuge kuri imwe dutambukire ku yindi, twirebere ku isuku cyane cyane iri herese. Kayinija uzatambagize kamera n'ubushobozi bwacu kubikora ibyo ngibyo, nanjye nzabigufasha. Wowe ujye ugenda gusa muri aya maresitora n'amahoteli, wigire mu bwiherero, ugende ujye mu bwiherero, nzaguha amavideo nk'icumi nawe uzashaka ni nk'icumi kazahira icyarimwe. Urajya kureba ugasanga abantu koko bafite bubatse utubari, bakora amakontwari meza, kuko niba hari amakontwari ari muri Kigali meza pe, mambari ahantu meza ari Kigali. Ariko uko ugenda wigira imbere ubibona cyane mu makarabs, ujya mu matuwarete, nibiba ngombwa muri ibyo biganiro tuzana mentioninga tujye tubavuga. Kandi ni ikibazo kuko hari usanga nk'amatuwarete yegeranye n'igikoni, kari akantu nako kari mu tuntu tutari sawa, ahantu hegeranye n'igikoni ugasanga ay'abadamu iki n'iki kuhavuga. Ariko urumva oya ubutaha tuzavuga no mu mazina, kuko ntabwo kandi tuzabikora mbere y'uko namiba kwegeranya toilette n'ibyokezo n'igikoni n'iki byose ntabwo bigaragara neza. Ibyo rero navuga ngo nko kubijyanye n'isuku mu mayirinoari y'abagabo urumva. So nkavuga ngo rero isuku twahera ari abantu bihagarika ku muhanda n'ubu biracyahari. Keretse niba utaba muri uyu mujyi, ujye ubibona ko hari ahantu unyura gutyo ugasanga abantu bakoze ibyamfura mbi. Biragoye twebwe urumva biterwa n'umujyi. Hariya tuba twiganya ntabwo wapfa kubibona. Ko ejo bundi naje kugusura nabyibonera. Mavuge se ntabwo byose mavuge wahavuga nta kibazo, ntacyo guhisha gihari. Reka ariko urumva aho ngaho ni kuri ibyo bikaba turakomeza tukumene ingasire. Uretse ko ugitekereza muri uyu mujyi kujya kwihagarika ku nzira, wa munyamakuru wa Al Jazeera akaza gukubita ifoto ati mwarebye bya bindi bajya batubwira cya gihugu cya mbere ku isuku n'iki n'iki byose ntabwo bigendanye kabisa, hari ibintu bitaryoshye. Ubwo rero twari turi kubanya batubari rwose bavugurura amatuwarete yabo ku rwego ruri hejuru, kandi na inspection z'umujyi wa Kigali, umujyi wa Kigali ukora inspection zihoraho rwose. Nk'ubu se par exemple urimo kuvuga, ndibuka igihe kimwe twarimo tuganira n'umujyi na meya w'umujyi wa Kigali bisanzwe, ariko tuganira bisanzwe tuvuga kuri ya car free zone, mbabare kuba mbizanye mu kiganiro hano, twarimo tumubaza ukijyanye n'ubwiherero kuri car free zone ya Biryogo. Urumva car free zone ingana kuriya inywebwamo n'abantu batari hasi 4,000 ku munsi. Harya buriya gisimenti yo biherera gisimenti kubera yuko burya n'ubundi boperatinga bakurikije buri muntu wese nuko akabari ke kameze. Uzi ko ari quartier y'utubari, burya buri muntu ufite akabari ahita yoperatingira imbere yako, kandi buri kabari gafite bwa bwiherero. Nubundi bariho n'ibyapa byabo ngo ni Bahamas, ngo iki ku buryo rero n'ubundi serivisi ukeneye umuseriveri ugusevera mu muhanda akwereka n'ubundi hako kabari gasanzwe gatangira iyo serivisi y'ubwiherero, ukajya mu gikari cyaho ngaho. Burya niko bagabagabana iriya mihanda. Gisimenti nta kibazo gishobora kuhavuka cyo kwihagarika kwiherera no kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko mu Biryogo ho ushobora no guterura imbabura yawe ukaza ugashyira mu muhanda no ukahacururiza, nta muntu uguteye hejuru, utasanga muri kibanza uje gushaka ibirayi by'abana, birashoboka burya. We ubibaza nk'uwo muntu se noneho arabereka he? Noneho mukumbwira yambwiye ko bafite uburyo ngo bazabikora, n'icyo jambo yambwiye, ariko kandi ko nyine ubwo buryo ariko abantu banamenyere gukoresha bwa bwiherero mobile. Mobile se umuntu ajyana ubwiherero bwe muri TV abujyane muri bank. Hari akantu kameze nk'akazu kari mobile. Harya banke muri banke biherera he? Muri banke biherera muri banke nyine.
oya ndavuga nk'umukiriya umukiriya bigenda bite bari wajya kuri banki ugasaba serivisi wenda nko kwihagarika bakujyanye barazikwereka baba zifite David ntabwo ari ntabwo bakubwira ngo rituwete clientele zishobora kuba ziba zinakoreshwa n'abakozi babo abantu mukurikiye muzashyiraho commentaire mutubwire ugiye muri banki ukasaba kwihagarika cyangwa kwiherera bakwereka n'ubu twavugaga ibyo by'umujyi wa Kigali ubona ko kuri ka free zone yita imbuga yo mu mujyi ubwiherero bwarubaswe kuri clôture y'umujyi wa Kigali neza bwiza cyane bo maheruka batarabutaha ariko ubona ko babuteganyije bishyura ngahe bari batarabutaha icyo gihe rero no mu biryogo ukibaza nk'ubu ngubu ko hasigaye iminsi itageze no ku kwezi kandi ndabizi pe abantu bazahatwikira urumva ko ari nk'abantu bo muri cyane hari abantu bazaza bafite n'amatsiko yo kureba bashobora no kwigana bageze iwabo no kwigana cyane ko Chogm irimo ibihugu bitandukanye harimo n'ibihugu bifite imico ya Kisilamu kandi uwo muntu babanza gusoma kuri internet bakareba bakavuga ati se twe tuzenjoye tugera mu Rwanda tuzajye kwenjoyingira tuzajya diporoso bamwe ni quartier islamique tuzajya mu biryogo kwirira TV cyangwa agakawa bajya kubaro bagize umujyi wa Kigali rwose mugerageze gutekereze mu gihe uwo muntu wo muri Islamu azabura hazihagarika murabizi ko isuku muri Islamu ni adamant ni nk'itegeko urumva ubwo rero umujyi wa Kigali ukwiye gutekereza bwangu uburyo ki aya makafuri zone even nizo turimo kuvuga yiremera rega buriya turimo kuvuga ntabwo umuntu uturutse muri Singapore azaba byumva vuba par exemple wasanga wenda atanazi niyo kata ndimo kuvuga mu kanya yuko bugiye abantu bari mu muhanda bafite management y'inzu babateganye yego ariko hari ahantu hari ubwiherero bwateguwe akaziyoriyanta kurusha kajya erega iyo ugiye gusaba ndangira ubwiherero ujye watinze ubu butinza serivisi mu gihe iyo ababuriye bari kwijyana haracyari rero ikibazo cy'isuku nke mu tubari n'umwanda ntabwo ari isuku nke nta suku nke ibaho n'umwanda haracyari ikibazo cy'umwanda mu tubari mu maresitora no mu makafuri zone haracyari ikibazo cy'umwanda ku baturage bihagarika cyangwa bakora ibikomeye aho babonye hose mu mujyi wa Kigali haracyari ikibazo tumaze kubona nanone cy'ibyokezo rimwe na rimwe bifite umwanda byegeranye n'ubwiherero yego byegeranye n'ubwiherero haracyari ariko ikibazo cy'umwanda ku bantu bafite inyubako z'ubucuruzi zegereye imihanda tujya aho ngaho ariko mbabarire nk'umunota umwe wenda hari umuntu profita wakazi ari mu kiganiro kugira ngo nakanagacishemo tukiri kuri amakafuri zone nagira ngo twisabira umujyi wa Kigali ikindi kintu cyuko muri no Chogm wagombye kuba watangiye gutanga amasoko yihariye y'ukuntu kafuri zone mu mujyi zabyazwa umusaruro mu buryo bwo entertaining abantu kubera ko ntago irimo entertainment isa niya ferinze muri ubwo buryo so rero ntago abantu bazaza ngo bajye bakiniramo dutenesi gusa bafashe nk'amakampani amwe n'utubari tumwe tugashyiramo gishe urumva abantu n'abanyamiziki bakahagabana turi buhageraho ngo kwa entertainment ariko kafuri zone mugiri mu gihombo muri iyi minsi izindi zarayisize isigara se ahantu njya mpagera nkasanga n'abasore b'urubyiruko bicariye bibere kuri wifi barimo baricatingira cyangwa bifotoza utuntu tw'uduselfie ukibaza iriya kafuri zone amafaranga yigiyeho urumva rero muri Chogm bazapatana bavuga bati umusaruro pe bavuga bati barwize bavuga bati mwe muzacururiza ibi ngibi wewe muzacurangirayo gutya na gutya turaza kubigarika ibyo ngibyo ariko bya entertainment cyangwa se bazashyira amatente habere expo byose birashoboka bijyanye n'umuco w'u Rwanda ntacyo byaba bitwaye nabyo ariko habyazwa umusaruro unushaka uzabona umusaruro uhoraho ariko iriya kafuri zone ipfubusa kuko urabona abantu mu Gitega na Kimisagara n'abandi bantu burya uriya mujyi na Muhima babura ahantu bishimishiriza nabo ugasanga iteka natwe muri Nyarugenge hariya hafi dusurumbirira kujya za gisimenti za hose ariko iriya kafuri zone imeze neza ikabyazwa umusaruro ikabamo abantu ho kubyinira ikabamo ahantu ho kugira gute urumva nayo buri wa gatanu yagiba yaba yatwitse bityo Gitega ikabona aho iruhukira Kimisagara Muhima ndetse na Gisozi ntabwo umuntu yabura ubwo rero ntabwo twavuga ku bijyanye n'ubwiza nyine bw'umujyi gukesha umujyi tutagiye no ku macumbi nyine kuko urumva hari nk'ukuntu abantu baza mu nama gutya reka sincerely speaking usanga umuntu avuga ati niba ngiye muri mission mu Rwanda bambwiye ko hari isuku sibyo ni gute njya kurara muri 5 star hotel inyenyeri 5 aho icyumba ari $500 kandi hari roje y'ibihumbi 50 amadolari 50 ibyo byose abantu bafite amaroje babitekerezaho ko abantu babifuza gusagura mu minsi yo ibihugu byabo byabahaye bazi no
ku buryo ushobora gusanga lodge zizabasatire zikagira abakiriya benshi kurusha izo amahoteli akomeye abantu cyane cyane lodge zegereye aya mahoteli twabonye zajya aberamo ibiganiro mwavuga ati twabonye hoteli zigera muri 6 ngira ngo zizajya ziberamo ibiganiro bitandukanye harimo na Intare Arena wavuga na Arena Kigali Arena washyiramo hotel kuko KCC Kigali hariya kan Kigali kuri aya mahema Serena Hotel Marriott ubwo ngubwo abantu bafite amaroje yegereye izo hoteli zajya ziberamo ibiganiro bamenye ko ubwo bantu turimo turabwira niba ufite lodge Nyamirambo niba ufite lodge Kimisagara niba ufite lodge hari hafi mu Gitega niba ufite lodge aho ngaho za Rusororo niba ufite lodge aho ngaho za Remera cyane cyane hariya bita mu Migina hafi aho ngaho hafi oya ni Kabuga nta wamenya iyo tuvuze Rusororo na Kabuga ku cyicaro gikuru cy'umuryango wa RPF umutekano w'abantu baharaye cyane iki kintu cy'umutekano tugitsimbareho dushyiremo n'ikoranabuhanga hari amahugurwa twagiyemo turara ahantu muri hoteli ariko iruhande rwaho hari lodge y'abantu bateje umutekano muke nka 8 z'ijoro anyways ni Musanze lodge yari hari yateje umutekano muke ngombwa ko abantu benshi babyuka bona ntago bitanze isura nziza ku banyagihugu bari bahari rega ntituravuga ibyo by'intuza ntitukarebere ku bashyitsi gusa cyane n'abanyagihugu ntabwo ari ngombwa ko ba service mbi ngo nuko ari abanyagihugu bagenzi bawe ariko cyane ko ukirikwana k'umutekano kugira nkunganire nta nubwo iyo ntabwo abantu bagomba gutegura uburyo bw'umutekano mu buryo buri defensive bagomba no gutegura ubundi umutekano mu buryo bubiri ibyo bita defensive na offensive no kuvuga ngo mu bantu bazaba baje mu mico nigeze kubivuga mu kiganiro ushize twigeze gukorana cy'ukuntu abazi biturimo kuvuga ari abantu bakora muri operation zo gufasha abantu mu ndege burya abantu bacungamo ibintu banaserivamo nibwo babona imico myinshi kuko ubutwara abantu mu mico myinshi sasa mu mico y'abantu bazaza rero muri Chogm hari nk'abantu muri Nigeria par exemple ntabwo umuntu muri Nigeria ashobora gutuma ngo zana biya ngaho sha oya aravuga we murezi zana biya hano ihukanga bagenda gakirukasa n'amaguru kururinda zahaguruka yicaranye gute ibintu nk'ibyo urumva kandi nta nababivuga ariko muco waho nuko batwitinga abantu rero abantu umutekano in one way twavuga tuti umutekano w'abantu n'ibintu zabucunzwe gute baba gapapuzura bazi yego polisi ariko bujyana biri maso ngira ngo no muri iyi minsi uri kubona ko ikindi tunaburira abanyarwanda badukurikiye hano mu mujyi wa Kigali kugenda udafite indangamuntu ubu rwose icyo ni ikintu majab nubwo mu busanzwe bitemewe ariko ubu noneho ni ikintu bigiye gukara aba bantu bitwa ngo n'abazunguzayi aba bantu bitwa ngo birirwa ni ba Marine niba ari Marine ngo niki aba bantu so bari Marine dukurikira Marine zishobora gukurikira none se iyi papier telefone uretse nk'imwe papier jo ikajya mu mazi bakayo ikindi abashinzwe umutekano muri iki gihe namwe mukwiye kugenda gake kuko hashobora kubaho ikitwa guhutaza uburenganzira bwa muntu hitwajwe iyi nama ya Chogm ntabwo bari byiza yuko n'abaturage bishyiramo yuko ubwo inama igiye kuba abantu bagiye guhutaza ariko n'abaturage ku rundi ruhande nibyo nari ndimo mvuga ngo by'indangamuntu mbona aba hari ejo barazibika rubyiruko mudukurikiye urava iwanyu niba ari Kimironko ukajya kuryohereza kwa David muri free zone nta karangamuntu ufite nta ndangamuntu witwaje ubundi nitegeko kugenda indangamuntu kuri munyarwanda uyifite utayifite nawe afite ikintu abantu ntago babizi uyifite nawe utayifite nawe afite ikisimbura kandi ubwo niba kujyana ahantu nta muntu ufite imiryango itangira itere hejuru umuntu yaburi birengero none se ubundi yari irengero ryari riri hadafite icyangombwa k'icyangombwa kugendana n'ubuntu ko gutanga indangamuntu ari 500 nta kuki umuntu atagera indangamuntu noneho rero bavuze ko indangamuntu ari 500 nge ndika sinjyana nabyemeye ni 500 buri bari make cyane uyigize nka senkani mira abantu ubwo bagaciro nibwo agaciro kajya yitaho cyane bishatse kuvuga ngo rero ugiye nk'iki ngiki umutekano uzakazwa birumvikana ikintu cyumvikana reka nkubwire nakandi kana ariko bibaye byiza ubu ngubu nka kuriya covid yajyagiza lockdown bavuga ati ubwo inama izaba bazaturokinga abantu bakabacishe umuntu wakumva rwose atazakomprayinga n'amategeko ya covid rwose ashatse yabayigiriye muhanga akamubwira kandi kana David aba bantu bambara nabi ugacaracara ku mihanda ya Kigali wambaye nabi uzi ko umuntu ashobora kwikangamo ikindi kintu agaterura akajyana mu bigo by'inzererezi mu bigo by'igororamuco mu bigo by'iki ubundi kwambara ukaberwa birasanzwe
kandi no kwambara byose ni iki. Ariko nanone se wa mugani kuki warenza urugero nubwo urugero rwo kwambara wenda bavuga ngo ni variable ariko nanone mu muco usanzwe turi mu gihugu gifite umuco kigenderaho tugomba no gushyira imbere umuco nanone nubwo umuco nanone nta mizire tuwufite nta nubwo twabwira abantu ngo ntibazambare ariko ko wakwambara kose gendana ibyangombwa urumva ariko ureke no kuba washyira confusion urumva amayobera kubashinzwe umutekano bakaba bakwikangamo icyo utari cyo ngo bagutekerezaho kenshi kuko ubwonko bwabo burimo gukora cyane muri iki gihe nk'iki ngiki kandi mu gihe cy'inama nk'izi ngizi ntabwo inzego z'umutekano zijijinganya cyane niba ari agishoni ni agishoni kuko nta mwanya bafite kujya kuvuga ngo arabona nta analize nyinshi cyane mu bintu by'umutekano ntabwo hazamo ibintu nk'ibyo ahantu hari abaperezida ubundi perezida hazaba hari n'igikomangoma ibihugu 54 bigize Chogm izitabirwa n'abantu ibihumbi 6 bisaga hagati ya 3 n'10 ndi kubona izitabirwa n'abarenga ibihumbi 6 baturutse mu bihugu 54 izaba tariki ya 20 z'ukwa gatandatu muri uyu mwaka ariko nk'ukwezi imbere yaho hari naho natangiye kubibona utuntu tw'utubari two muri quartier tw'abantu bagira bati bazabasakuma se ntibazabasakuma ubwo rero nkavuga ngo ariko se ikibazo no kujya basakuma nuko Chogm yabaye gusa cyane oya ubisanzwe kwitegura umushyitsi byo ntabwo byanaburamo ariko wowe je nawe turakora iki na media kugira ngo tuburire abantu ntibana gusakume erega nta uzagusanga ngo gusakume kari nijoro nta n'uzagusanga mu nzira utambuka ujye ubona ko nubwo turi bugere kuri amboteyaje mu kanya usanga umunyamaguru nta kibazo bafite mu mihanda yose se naya magare yazigihe urabona ko uyu muntu wazanye amagare nashaka nayongere dore ko ngarimo no kuba make abantu batangiye kuvuga ko amagare arimo kuba make arimo kuba make cyane rwose mbona kabisa hari nko yongeye nko kuri RMC mbona abanyamakuru nabo barimo bayanyonga bavanwe bajya handi arafasha 200 niba atarubeshya se 200 ku isaha uruvuta bugeze ahantu kure meruka atishyuzwa ariko oya bafite ukuntu bikora muri application ukishyura gutyo ariko nigize nyuro hano kuri ya jardin y'umujyi wa Kigali nanjye nigira haraza Serena ndigenda aho rwose nimbere cyane ariko ubanza afite ukuntu bakoze nabo batangiye kwishyura batangiye kongera no amasite yayo Nyamirambo n'ahantu hose nagiye mbona babyubaka ariko biravuga ko no magare ngo yatangiye kuba makeya rero no muntu w'amagare nituza kujya kuri amboteje zo kunyibutsa uno mushinga yakoze nibwo uzagaragaza akamaro kawo nkuko amamoto nk'amapikipiki agaragaza umusarage mu bisi bazananyura niba umuntu azaba ari muri Serena akeneye kujya muri yoti mu yindi conference ashobora gukoresha igare apana muri Serena kuri M hotel kuri peyane harya zirahagera ngira ngo bagarukira ara Kigali ubundi bagaparika ku biro by'umujyi wa Kigali hari hafi amagare oya amagare abantu henshi ubu ngubu ni Nyamirambo hari site yayo no kuryanyuma bugira hari no kuryanyuma kuri stade twaburiye abantu ko bagomba kwitwara ndetse wanavuze no kubashinzwe umutekano ko nabo bagomba kureba ese imiyaga yabo y'ibigomba kumira gute mu bihe nk'ibi ngibi cyane ko urumva ko niba tumenyereye ngo umunyarwanda iyo yasinze aradanyanga akadabanga n'iki byose urumva wowe ukaba usanzwe uhangana n'umuntu nk'uwo umupolisi ariko kuye kumenya uti mu Nigeria asinda gute ibyo byose ngira ngo mu nzego z'umutekano barabibigisha kugira ngo hatazagira ikintu kigaragara nabi ugasanga wenda ni kwa kundi ujya wumva ibyo bita kurwanya inzego z'umutekano ugasanga koko niba mu muco wino bitemewe ko umuntu arwanya inzego z'umutekano ariko mu bandi bazaza muri Chogm wenda bireme mu bihugu byabo ko banarwana hasi hejuru so ubwo sasanga rero niba urwanya inzego z'umutekano hano bakurasa hari urasha umuntu waje muri Chogm byaba ari skandale ariko ikindi urumva kandi naho ntabwo bivuze ko atari skandale ikindi no kurasa umuntu mu gihe cy'inama ya Chogm uwo ari we wese yaba ariko twizera ko bitazagera kuri urwo rwego ariko aho ngaho ikindi ibyo impamvu matinze tuba tuvugira ngo dukebura abantu tubabwire ngo wenda kandi n'inzego z'umutekano za hano mu Rwanda nkuze kubona hari ibintu zidashyiramo imbaraga ndetse nabikubwira kwigisha abantu ubwirinzi self defense ntabwo avuga ko guhangana nukumenya ngo ubundi muri societe iyo muri mu isoko urumva nka kuriya bigisha kuzimya imiriro uko bahangana n'imiriro uko ubona buri bitaro buri nzu za leta n'inzu nini cyane bashyiraho se ahantu hari safe abantu bashobora kugira inkongi baye normalement mu itangazamakuru byo turanabyiga mu maformation yo itangazamakuru mu makimbirane n'intambara ko ubundi ikintu gituritse urumva umuntu ago yifata ate polisi bundi igomba kubyigisha abantu ko umuntu ahita aryama ku weekend urumva kiyo ikintu gituritse ahantu wambaye umupira utukura ugomba kuwukuramo kambaro w'umukara ugasigara aho ngaho ukindi ikintu gishashagirana ahantu hose haturitse ikintu cyangwa se iyo habaye nk'ikibazo ugahagarikwa byonyine icyo uhita ukoye tuzamura amaboko urumva ukifata ku mutwe ibyo byose bikigishwa abantu kugira ngo bamenye ngo ibintu bigenze gutya ntimwiruka ntimuyagarara kuko muri kwa kuyagarara niho hazava
no guturika n'ibindi. Urumva ni icyo kibazo cyo kuvuga ngo umuntu yarashwa agerageza kurwanya inzego kugira ate gikomeza kugaruka, ariko ikibazo ntago kishakirwa igisubizo mu buryo bwimbitse, aribwo bavugaga bwo kwigisha abantu ngo niba urwego runaka ruguhagaritse hagarara niba hari ibyo ukurikiranyweho bisobanure, abantu niborohereza inzego z'umutekano ariko nazo niziborohereza zibatega amatwi, urumva, kandi umenye yuko igihe cyose ukoze icyo usabwa burya uba umaze gutsinda tayari uri muntu uze adversaire ko twabivuga kugira ngo utagaragara nk'utsinzwe. Twari ku mutekano mu muhanda mbuteje ntabwo turayigiraho neza, ariko mbuteje ubundi nta cyanayibuza ko inabaho mbuteje ni ngombwa, ariko urumva hari nubwo imihanda yakozwe, ariko hari abo bazajya bagira batabakoreshaga umuhanda uyu n'uyu bazakoresha uyu n'uyu, abakoreshaga uyu n'uyu bazakoresha uyu n'uyu, uretse ko numva ahantu hose bahatangatanze, Nyamirambo bahatangatanze, Kanombe nabona Intarare n'abahatangatanze za Kabuga na za ikigaragara cyo nuko abantu twagira inama none abantu ko bafite imodoka zabo ziri privé ku giti cyabo, niba koko amabisi hari imbaraga zizongerwamo ko ndibira ko leta bitekereje no kongera amabisi mu mujyi, abantu bashobora kujya kumenya mu mabisi ntacyo byabitwaye. Kwihangana icyumweru kimwe uringagari rwose ugasiga imodoka ukagenda muri bisi igihe zaba ziri disponible, cyane ko zinahabwa priorité muri ibyo bihe bisi zihabwa priorité, ntacyo byabitwaye kugira ngo uwo mubyigano w'imodoka gaparika VT ukajya oya wanazikodesha ko ziba zinakenewe. Ikindi abantu bakodesha imodoka z'abandi mukunze kunengwa kutabishyura neza ubu ngubu ukazasanga covid na Chogm izarangira abantu bagemuye ibyo kurya ntibishyuwe, kandi mwarasaruye, ntabwo ari imico myiza mwarigaragaje neza kugira ngo mwereke abanyamahanga, ariko ugasanga umunyarwanda mugenzi wawe muramupyinagaza. ese ubundi amafaranga ya covid ko abari bagiye bishyura mbere ya Chogm nta kibazo bibaho, ariko David iki kintu kiri serious pe, kiri serious. Usanga umunyarwanda ashaka gupyinagaza mugenzi ubundi ngo bikumarira iki? Niba amafaranga hari wasaguye hayawe ko nawe niba uri komisiyoneri bamwishimira kikashiri hari bino bintu bizatuma hari n'umuntu uzasinde kuri modoka yanjye mutayamaje, kuko ngo muri Chogm nk'ingiyi amakuru umuntu aba afite nuko abantu barekura amazu. Ubu abantu batangiye kurekura amazu muri uku kwezi kugira ngo atunganywe bajye kuba muri ghetto zigiye guhenda abantu bo muri ghetto mu maso, ugiye kubona ingagari ziza muri ghetto kugira ngo zikodeshe amavira yabo Nyarutarama, Kagarama n'ahandi hantu ariho hose, nahari azakimihurura n'ahangaha iruhande rwa za Muhanga, urumva bashaka kujya Muhanga, Musanze, mu mijyi yunganira Kigali kugira ngo babe babishije umujyi basarure ifaranga amazu yabo. Ikindi ubu hari abantu bagiye guhunga umujyi kubera Chogm, bavuga eka mbe nigendeda nazakoma Rutende, ariko ntegeza kubivugaho kare mu kiganiro ushatse wacisheni, ariko nanone sundi kuki ntago yari umuco mwiza ariko kuvuga ngo uhunze. Ese wa compliance na ntuza wakurikije ibyo inzego ziri kugusaba ubundi ukaguma iwawe ukagumaho. Icyo gihe nanjye ndi umujyi wa ndi igihugu nazabahimisha gufata izindi nama nkajya zinjyana no mu yindi mijyi bitazarangirana na Chogm gusa. Kwakira neza abantu ntibikwiye kugarukira kuri Chogm. Umutekano ntukwiye isuku uronasanzwe, isuku ntikwiye kugarukira kuri Chogm, sibyo? Amashanyarazi abantu ntibabibona atari kubera Chogm. Ibiryo twabivuze biye kugarukira kuri Chogm. Nyine abantu ba develop umuco wo abikorera nako abadukorera. Mbega tuzagira amahirwe nkuko perezida ngo bamutelefona bamuhamagara bati byari byiza ariko rwose byari byiza inama twashimye ariko rwose reka turebe ukuntu meno nama abantu bazamaximizinga service ku buryo ntabwo habura critique nazo zituma umuntu amenya ibyo azakora n'ibyo azavugurura ubutaha, ariko nta n'uwazihamagara zituma umuntu amenya ibyo azavugurura ubutaha zirimo ziragaruka inshuro nyinshi. Icyo nicyo kintu perezida bivuze inshuro nyinshi kabiri, ariko ni kenshi buriye nge maze kubyumva kabiri, ariko sindabona umuntu wabihaniwe. Niba ari Minagri, niba ari nde, niba ari hoteli, niba ari simbizi, sindabona umuntu wabihaniwe ngo nuko yagaburiye abantu ibiryo bikeya. Kanije rero ndumva twashashe Inzobe icyuya cyabize, urumva ndumva wagana ku musozo w'ikiganiro twagisoje aho tukazabona kuvuga n'ubundi tuzakurikirana inama umunsi ku wundi. Ntekereza ko ntabwo tuzigira duhumbye rwose, haba kuri kamera zacu tuzakomeza, ndetse nitubona n'umwanya n'uburyo budukundiye ibyaba mu bukungu n'imitegurire y'ibiganiro, timu yacu tuzagerageza gukoresha uburyo twabereka ibyo bikorwa remezo. Murakoze abadukurikiye.